Yo ni umuhungu wanyu Bisteri cyangwa se Yuhi. Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Big Family TV 11. Uyu munsi rero turaza kugenda tugaruka ku bintu bitangaje byagiye bigaragara muri ino filime, byagiye bigaragara muri episode ya 91 kugeza kuri 93. Turaza kugenda turebera hamwe byagiye biranga zino episode, udushya twagiye tuberamo ndetse n'ahantu bagiye banenga muri make. Turaza gutangira tubabwira ku kintu cyashimishije abantu. Ikintu cyagiye gishimisha abantu, umukinnyi bagiye bongeyemo inyongera ariho bita Genzi, tuzi nka Maurice, ariho bita Genzi nawe yaje muri filime ariko azana ubugome bukabije kuri ya sura dusanzwe tumuziho, ya sura y'ubwicanyi, ya sura yo gushimuta. Noneho ngo ubugome agarukikanye ni indengakamere. Turaza kugenda tubonaho abakobwa bamwe bagiye bicara bari kugira inama iribagiza. Turagira naho tuza gusanga umugabo Rwema cyangwa se papa iribagiza bisa nkaho byamucanze, noneho byamuyobeye ari kwibaza nyabaruka bazanye umuti bavanye kwa dogiteri, umuti bazahereza iribagiza akibuka bizagenda gute. Ubwo arimo aratekereza se bizagenda gute iribagiza namenya ko ari we kandi ngiye wisha ababyeyi biwe, bizagenda gute iribagiza naramuka amenye ko nari se, bizagenda gute iribagiza namara kumenya ko uko yabayeho kose abayeho nabi ari Rwema wabigizemo uruhare cyangwa se ari papa we aho twakita nka se wabigizemo uruhare cyangwa se papa Isimbi. Nibyo bibazo rero Rwema ari kugenda yibaza, yaburiye ibisubizo. Yibaza ari wowe wabigenza gute, niwe mwanzuro wafata wakemera kwica iribagiza. Ubona ko umwana yamureze asa nkaho ari uwiwe, aramurera arakura. Urabona kugira umukobwa agere kuri ya myaka ni ibintu byinshi biba byamugiyeho, ni urukundo rwinshi, ni keya nyinshi, ni amafaranga, ni ibiki byose, ni ubwitange, ni umwanya, ni ikintu gikomeye nyine uba wabashije gutanga. Arimo aratekereza ese nikore mu nda. Ntabwo twabyita nko kwikora mu nda kuko umwana asigaye umubyaye, ariko uburere butuvyuke cyangwa se kubyara no kurera. Buriya hagora kurera kuruta kubyara, kandi uwakureze niyo bari umubyeyi wawe akenshi, niwe waba ari umubyeyi wawe kuko umuntu mwamara igihe kinini abazi ubuzima bwawe, muri rusange. Wari kwibaza ndikora mu nda, ndemera amabi imitungo bamfunge, ibintu byose nifite mbibure mu kanya gato nk'ako guhumbya. Wari kwibaza ndaza gukora iki, ndaza kubigenza gute, niyo strategy cyangwa se tekinike nza gukoresha kugira ngo nivane muri iki kibazo. Wa mugabo rero ahora yitabaza mu bibazo, umwikira abantu, umukemurira, mbese ubwiwe yivugiye ko ari umuti we. Naho umugabo nawe yivugira ko ari dogiteri wiwe. Wa mugabo umufasha mu mabi yose, mu bikorwa byose bibi by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi n'ibindi, n'uburiganya muri rusange. Yamutumiye, araza baraganira, amumenyesha ikibazo afite. Ubwo urumva amanyanga ye yose bayakoranye kuva kera. Yibazaga se ndabikora mu buhe buryo, ndabigenza gute, ni iki ndibuze gukora. Kimugishije inama, mbese byamucanze muri make. Abajije Genzi, amaze kubaza Genzi se turabigenza gute, arareba umugabo amugira inama yo kwica umukobwa we.
ese hari ikindi gitekerezo mwamwiteze kuri Ngenzi kitari ukwica? Bwa bugome bwarabugaruye, ya ngeso yiwe arayigaruye. Ese ubundi mubona Ngenzi nta yindi role yashobora mu mafilime ku buryo kwica aricyo bimubereye ubugambanyi no kugira nabi? Nabyo uraza kubyandika muri komenti. Umugabo nawe uraha Rwema yatakambye, yahakanye yiva inyuma. Reka sinakica umwana wanjye, sinakikora mu nda. Uriya mwana nanjye naramureze mu rukundo rwose yagombaga, mu igihe, mu mwanya ndamurwanira, sinamwica gutyo. Ariko nabwo cyamukanya byo yabaye ikibazo. Ari gutekereza, niyica umwana wanjye koko hejuru yo gukemura ibi bibazo byose ndi guhura nabyo. Wenda si umwana we kuko ntabwo yavuye mu maraso ye n'ababyeyi be niwe wabishe, ariko ni umwana yirereye, ni umwana yamenyeye buri kimwe cyose akivuka. Ni umwana yafashije buri kimwe, ni umwana yahaye umwanya, ni umwana yashyize mu bitekerezo byiwe ko amufite, ko afite umukobwa bita iribagiza. Numva rero ntari gutekereza ubwo bugome bw'indengakamere bwo kumena amaraso y'umwana we. Ariko koko babivuze ukuri ngo n'inzoka ikunda abana bayo, utirengagije ubugome bwayo, n'inzoka ikunda abana bayo. Reba ukuntu yanze kwica iribagiza, ariko ari kuvuga ati ikindi cyose cyaba yewe no kwica uriya mudogiteri bose nabica, nkica umudogiteri, nkica bariya bagabo babiri bombi bagiye gushakayo umuti, bombi nkabica. Yanze kwica iribagiza, twagize ngo wenda ikintu cyo kwica cyamuvuyemo, ariko n'iki gihe. Tugaruke kuri Ngenzi, aho yasanze iribagiza na bagenzi be bari kuganira, akabasuhuza. Icyantangaje ni uko asanze atarazi n'iribagiza. Ni gute yaba azi amakosa yose uriya mugabo yakoze? Ni gute yaba azi ko ababyeyi ba iribagiza bapfuye bishwe n'uriya mugabo, akaba atazi umwana babyaye? Urumva atarimo ikibazo? Wenda tuvuge ko amuherutse ari umwana, wenda yaje gukura akaba atapfa kumumenya. Ubwo icyo gihe gishije cyose ntabwo yazaga gusura uriya muryango, ntabwo yazaga gusura iyo nshuti yiwe bavuze ko bakoranye amabi yose, ku buryo yamenya iribagiza ninde, isimbi ninde. Ese ko ari gushaka kumujyana ku ruhande, Erika aramwinginga, cyakoze abagome ni babi. Erika aramwinginga ugira ngo ni umubyeyi, hari ikintu kizima agiye kumubwira. Urakeka ari iki yaba agiye kumwongorera? Urakeka ari ibiki arimo aramujyanira ku ruhande yaba agiye kumubwira? Uraza kwandika muri komenti icyo waba ukeka, gusa icyo nzi cyo ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari ikintu kizamufasha. Sinakeka ko yaba agiye kumuburira ati so ashaka kukwica cyangwa ashaka kukwicisha. Mbese ni amayeri cyangwa amanyanga arimo arapangira iribagiza. Nyamwari se ko nabwo bagambaniye CYUSA, agatuma mu burozi bitewe nawe, wenda tukirengagiza avuga ati ntiyari abizi. Ubu koko nabwo ntabwo azi impamvu, kuko twakoroshye tukavuga ko isimbi ibintu byose biba by'ubugome, byuje ubugome abantu bo mu rugo rwo kwa Rugema bakora, tuvuga ko ataba bizi ababona ibiri kujya mbere, kandi rimwe na rimwe aba bishyigikiye. Niyo mpamvu isimbi nawe rero azaba umufatanyacyaha, ababizi byose kandi ikijya mbere abakizi. Reka nawe si umwana, n'inyana nyamweru nawe ufite umutima nawe ameze kuriya,
ibyo twibaza. Isimbi byanze bikunze ibiri kuba byose nawe abifitemo uruhare. Nongera kwibutsa ko Isimbi ari umukinnyi mwiza nawe watoranyijwe, nawe nzababwira impamvu yatoranyijwemo abakobwa bose bari bazi kuzakina muri ya filime. Harimo abandi bakobwa bagiye bazwi bamenyereye gukina mu impanga series no mu yandi mafilime, ariko hakaba harahisemo Isimbi. Tuzababwira impamvu bagiye bahitamo Isimbi, kuko nawe ni umukinnyi yakinnye amafilime menshi mu ndoto no muri filime bitaga Matayo High School no mu zindi filime zitandukanye. Kandi ikindi, Isimbi ni n'umuhanzi. Muze kureba ku mbuga ze nkoranyambaga, murebe no kuri YouTube, muragenda mubona indirimbo ze. Ubu koko tuvuge ko atazi impamvu uriya mugabo ari hariya, asanzwe amubona muri famiye se yaba yaje kubasura. Kuki yabihinzemo akaba ashaka ko iribagiza bamujyana ku ruhande bakajya kumwongorera? Ngo ni umushyitsi wadusuye, ngo ntusuzugure ugasuzugura abashyitsi. Ni iki yaba ari kugaragaza, cyangwa se ni iki yaba ari guhishira yaba azi kuri uwo mugabo? Ubu ntasanzwe abizi ko ari umuntu w'umugome, ariyo mpamvu arimo aramusheta. Tuvuge ko ari icyubahiro se agomba abashyitsi baje kubasura, cyangwa abashyitsi babagendereye. Reka twigarukire kuri Isimbi. Aho ntadashye Girisoni yasanze abakobwa bicaye barimo baraganira, ariko kuganira ibyabo mbese bamwiheje. Abarabaje, si muri gukora icyaha? Abakobwa bangana gutya muba muri mu bujajwa, muba muri mu bugambo, nta kindi kintu mwabona mwakora cyo mu rugo. Reka tureke kwita ko Isimbi n'ubundi ahora ari umunyamafuti, ariko ikintu yarababwiye kirumvikana, ni ikintu gifatika. Ko n'abantu b'abakobwa bangana kuriya mu rugo babyukira muri jaride cyangwa se mu busitani, bakicara bakavuga inkuru mpaka ubiriwe. Urumva ko ni ikintu kigayitse kandi gisebetse, ariko dusanzwe tumuzi ko ari umunyamahanga. Ntahaye inama yabagiraga, ahubwo ari ishyari n'imishiyara abafitiye. Hakomeje aho Ngenzi yajyaga mu kabari na Rwema, bagiye kwihemba se cyangwa bagiye kunywa rimwe kugira ngo uzabone uburyo batangira akazi. Bagiye kuganirira mu kabari cyangwa se bagiye gucuriraho imigambi mibi. Dore ko none iyo umuntu amaze gusinda cyangwa mukamaze kumugeramo, avuga ibyo azakora nta parido, cyangwa n'ibyo wamusabye abyemera vuba nta kujijinganya. Ese noneho ni iyihe migambi bagiye gucurira mu kabari? Ni ubuhe buryo bundi agiye kumubwira bazikizamo abanzi, ariko badakoze ku mukobwa we? Aho Rwema noneho abizambirije asanyemo ya nkuru ya Fabiola. Birangiye abwije ukuri Ngenzi ko wa mukobwa Ngenzi arimo arita umukobwa wirabura munini mwiza, twe tumuzi nka Fabiola. Birangiye amubwiye ko baryamanye kandi ari murumuna w'umugore wiwe. Ntibyarangiriye aho, ngo yamuteye n'inda. Noneho Ngenzi arumiwe. Turi kuri bavuga ngo ni dogiteri we, ngo niwe umuhereza imiti yose y'ibibazo afite. Iraza kugenda gute? Ko mbona bitoroshye. Urakeka se mu yindi episode bizaba bimeze gute? Umugambi nimara kuwugeraho, imihanda izagufashe. Ngira icyo nifuza, ndakeka nawe aricyo wifuza. Ntibazahemukire iribagiza. Reka twigarukire kuri iribagiza wacu. Ese uyu mukobwa nawe ko mbona atangiye gushyuhara, ko mbona nawe arimo aritetera CYUSA, murabona ari amahoro?
abakobwa bari muri iyi filime bose ko bakaze, ko batoroshye. Banza abagabo barabuze, abagabo barabuze, bazima barabuze. Ko mbona atoroshyera. Banza ya nama koko yo muri jaride yakomeje gukora. Abakobwa bari kumubwira ati tware gutya na gutya, turi abagabo barabuze. Kandi iyo turebye tubona ari wowe ukwiye cyusa. Niyo mpamvu Iribagiza nawe yakoze hasi no hejuru, mbese yadukiriye cyusa. Ariko bari kubikora mu buryo bwiza, mu buryo bw'umutuzo, mu buryo bw'ikinyabupfura. Aho yabwiye cyusa ati mama wawe yansabye ko nazakubera umugore, naza kuba iwanyu. Ese cyusa urabona nta kantu karimo, nubwo yanze gutangaza uwo yahisemo. Cyusa ntiyabyakiriye nabi, yikirije. Iribagiza arongeraho ati se urabyumva gute? Hari ikibazo kibirimo? Hari ikosa naba nkoze? Cyusa amusubije neza, aravuga ati umuntu mama yishimiye nawe ukaba wishimye, nanjye ngomba kubyishimira. Abishyizemo ubwenge mu kumusubiza, ntiyamusubiza ati ibyo ni byiza, nanjye nibyo nifuza. Aravuga ati nimba bigushimishije mama bikaba bimushimishije, kuki njye nabyanga? Urumva ko harimo akantu. Iribagiza byaje kumushimisha, yumva aranyuzwe cyane. Haza kuza kidobya abaguyemo. Ese ukuntu yinjiye n'umukobwa, urabona hari disipurine irimo, hari ikinyabupfura kibirimo, hari ikinyabupfura wigeze ubibonamo. Reka tureke kureba uburyo yinjiye byibuze byonyine, tunarebe n'uburyo yaje yambaye imbere y'umushyitsi. Urabona ari wowe, amanota ari kuri indi. Usibye ko banaguye n'amahitamo no guhitamo bwa gatanu, ko uyu mukobwa utamuhitamo. Yamusuzuguye. Abahungu tugira ikintu cyo kwihagararaho, cyo kwanga gusuzugurwa. Uzi kujya gusura umuntu ahubwo ati taha, ntabwo rapanze kuri buze kudusura, taha. Icyo kintu uracyumva? Wa mukobwa uzabona ko azarwarira umugabo we, wa mugore uzabona ko nabimara kugera mu rugo atazicara agaterera agati mu ryinyo. Iribagiza yamuvugiye hafi nuko kurwana. Hambwira ati se wakicaye hasi nawe akatuganiza turi babiri. Umukobwa bibamba ngo nataye, ibyo yemereye ababyeyi niyo bivuze. Iribagiza arahatiza avuga ati oya, wimuhe iyo ntebe yawe, ahubwo nicare ku yanjye. Umukobwa arabyanga. Byaje kurangira rero isimbi yanze kwicara, ahubwo agumya guhatiriza ngo nataye. Yabivugaga yiyoroheje, ariko umuhungu yabibonaga ko harimo agasuzuguro. Namwe ndakeka mwabibonye ko harimo agasuzuguro akabije. Usibye n'umushyitsi usanzwe yagusuye, niyo yaba agutunguye, mubaza ikimugenza, ukagerageza kumubwira ko wenda udahari mu kinyabupfura, nawe akaza kubibona agataha. Ariko se ndibaza kubwira umuntu uti twavuganye ko tuzongera kuza, ari umuntu wifuza ko yakubera umugabo, wazaza noneho muzi ko muri no mu marushanwa, mufite uwo muri kumurwanira, aho ngaho ntuba wirashe mu kirenge, ntuba ushoje urugamba rugitangira. Nange muraza kumbwira muri komenti uko mubibona, nimba ari agasuzuguro, nimba uburyo yitwayemo kuko byari bikwiye. Uraza kubyandika muri komenti. Nongera kubibutsa ko iyi channel turi gukoreraho atari isohokeraho filime. Channel filime ni Big Family TV.
ariko aho twanariza ni Big Family TV 11. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like, comment na share kugira ngo tumenye twanarize ubutaha tuzagenda tubabwira ku mateka ya buri mukinnyi wese kuva mu bwana bwiwe kugeza ubu. Tubabwire n'impamvu bahisemo ko ari uzakina irore kuko babonaga ko ari wikwiye. Tubereke n'amashusho yabaye muri casting bahitamo umuntu uzakina muri iyi filime. Ubwo urumva rero ni urugendo rwagiye ruba rurerure, ni ibintu byinshi bagiye bacamo kugira ngo buri muntu wese afitinge role yiwe ari gukina ubu. Tuzagenda tubereka n'abasitari bari bagiye bapangwa muri iyi filime ko bazakinamo ariko bikaza kwanga kuko batafitingaga muri iyi role cyangwa kuko batabonaga ko iyi role bayikina bakayiryoshya nk'aho arimo. Muraza kubonamo abandi bantu mutamenyereye muri filime nyarwanda bagiye bazamo. Ndaza kubabwira n'impamvu bajemo n'uburyo bitwaye mu marushanwa yo guhatanira gukina muri filime aricyo tuzi bita casting. Ese noneho murakeka Fabiola ari mu bikira? Fabiola noneho arimo arapanga iki? Fabiola iyo yacecetse ko mbona umva ufite ubwoba. Abandi bagambanye turabazi, bari gupanga kwica no gukora ikindi kibi cyose. Ariko umujinya w'abagore murabuzi, muribaza ni iki Fabiola ari gutegura. Reka dukomeze dutegereze izindi episode. Nababwira ko muri izindi episode igiye gukurikiraho nibwo mugiye kubona hamwe bitoreza ko kubyina, nibwo mugiye kubona koko amarushanwa ya nyayo n'uburyo abakobwa babyinamo. Mwitegerezanye amatsiko kuko ni episode idasanzwe, irimo ibintu byinshi bitandukanye tutigeze tubona mu ma episode ya mbere. Nabwo mugiye kubona babagabo umuti bawuzanye. Gusa ndibaza uwo muti koko uzakora, uwo muti uzabasha gutuma ribagiza yibuka. Ni nayo episode muzabonamo ukubyara kwa Fabiola. Ese mukuru azabyakira gute? Ese isimbi azabona gute se? Wenda ribagiza we yamenyereye guhangayika, yamenyereye kwahebera urwaje no kwakira ibyaje, akagira n'uburyo byitwaramo. Isimbi ko mwese mumfata nk'umuntu uhubuka, azabyakira gute? Mariage ntizahita ipfa? Ese kuko ubukwe buzaba mama Isimbi azemerera gukorera ubukwe ribagiza, umukobwa we atari ugiye, cyangwa hazabaho mariage guca? Numva ngiye binshishe. Ariko murabona ukuntu iyo mama Isimbi adahari mu rugo ribagiza babayeho neza. Niko kanya abona ko kuruhuka, niko kanya abona ko gutekereza nawe akitekerezaho nk'umukobwa. Niko kanya agira ko kwakira inshuti zamusuye. Urabona ko yasize n'ubwoba Isimbi atakimukanga. Asigaye amubwira ati nimba utabasha kwicara duhaguruke hejuru, tuve hejuru, twe turi kuganira. Cyangwa niba ubasha kwicara ngo wicare tuganire. Asigaye amukanga. Ndabibutsa gukora subscribe. Bye.